Muraho neza, reka nguhereze ikaze. Muri iyi video nibwo ngiye kukwereka uburyo gukora amafaranga ya nyayo bitakuvunnye. Ni ahantu uzajya ugenda ugakanda byonyine, nta gukora task, ni ahantu uzagenda ugakanda ugahita ubikuza. Noneho ikirenzeho kidasanzwe ni uko noneho uzajya ugezamo nubishaka uzajya uzibikuriza cyangwa uhita uhamagara kuri nomero ndibuze kuguhereza muri iyi video, uhita uzimpereza izo coin uhabwe imite guhereza amafaranga kuri Momo direct. Nuko ngukora nkubwiye icyo ngusaba, ko like, kuri subscribe. Ino video nyikesha umuntu wita online 250 ukugenda uyisearching iyo YouTube channel, ukora subscribe, ukan like. Ndamushimira cyane, God bless brother, ndakwemera cyane kabisa. Rero ubwiye no kubikuza, ndabaza kubereka no kubikuza iyo video niho muze kuyireba. Twagereka dutangiye. Kugira ngo ubone link rero urabigenza gute? Kugira ngo urebe link uraza kuza urebe hano wanditse ngo muri comment, ni uri buze ko wareba hano gutya muri comment. Nuza muri comment uze urebemo link uraza kuyirebamo gutya, uraza guhita uzurebemo hano gutya, urahita uyibona, iraba ari ya mbere ipininzemo, then ukifungura ni rimwe gusa urahita ukora. Urahita ubona sign in. Kuri sign in ntago bitinda rwose, urakanda kuri sign in, ni ibintu bitazagutwarira umwanya, no application ni platform itazagutwara umwanya numwe. Urahita ukanda kuri continue, hanyuma aba content creators muri kuri bino video cyangwa se mujya mungurikira, dufitanye inama muri kiriya cyumweru tugiye kujyamo, inama y'aba content creators. Right, urategereza kano kantu gategereza kugeza karodinze, urategereza birodinge. Sasa ugeze hano bahita guhitishamo email, uhitamo email ye yose ushaka, iyo email ukayihitamo, then wamara kuyihitamo ukahaza ukayikandaho. Ukiyikandaho rimwe gusa bahita bwitwa authentication yabaye successfully. Urategereza gatoya, hanyuma ugategereza bikaroginga. Okay, nge mise nkoresha account yanjye, ariko uzajya uza gukureminga byonyine, uzajya uza gukanda. Iyi ngiyi ni nka mining, ariko yo iri listed. Mining yo iri listed yo ubitubikuza. Gusa icyo bisabaga kugira ngo wemererwe kubikuza no kubanza ugakora verification ikora utereye. Uraza kuri kano kantu ka wallet, bakita wallet, ni kukandaho. Wamara gukandaho ukayituza hano hantu handitse ngo my aid. Hano handitse ngo my aid niho ukanda kugira ngo ubashe ko wakora face verification. Babyita face verification. Iyo wakanze nibwo ubasha ko wakemerwa kuba wagira ute, wakemerwa kuba wakora withdraw, ukabikuza, ugakora n'ibyo byose. Noneho iyo umaze kuwakanda ibintu bagusaba ni kimwe gusa. Noneho nugira hano kugira ngo ukore face verification, uraza kuwakanda. Screen ya mbere ubona niyo ngiyo, uze kuhita ukanda kuri ako kantu k'akazeru ugakandeho, uhita ukanda kuri start, then nurangiza udukanda kuri verification. Urebe neza ko ahantu urashyiramo isura yawe gusa byonyine, nicyo kintu ubwaza ko washyira, murashyiramo isura yawe gusa yonyine. Ujye hanze hano hari ibara rimwe, hanyuma ushyiremo isura ye mu kizeru bari buze kuguhereza. Muri ikizeru ukandeho, cyangwa se ko waraba ukibikora ukande kuri allow, ukande kuri while on this using this app ukande, hanyuma bahita kuzindikize ushyiremo isura yawe. Niba bakubwira ati move closer, use nk'uwiyegereza kamera ku isura yawe, then urategereza bahita ubwaye yuko byabaye verified, then nibwo utangiye kubikuza. Rero kubikuza rero ugiye kubikuza rero kwa kuba amaze gukora face verification, uhita hano gutya ngaha, uhita ukanda gutya. Amara gukanda gutya ugahita ugakanda kuri withdraw. Kuri withdraw uhita ubikuza bigakunda, uhita ushyiramo address yawe, ugashyiramo wallet address, that is wallet address. Ukahita ushyiramo wallet address, umara gushyiramo address ukahita uhitamo network bitewe naho wayikuye. Rero kubikuza rero ubikuza ari kugejeje ubyibura coin 10. Nta kindi kintu ukora, nukuza hano gusa guclaiminga, kandi igihe cyacyo urabiclaiminga. Niba kuri isaha imwe ushaka wakinjiza imwe, wakinjiza coin imwe, ubwo bisobanuye ko mu munsi ushobora kuba wabikuzamo. Nakubwiye ati udafite ino wallet ushaka kuba wamamagara, ukahita umbwira ati ndazifite, mpita nkohereza wallet yanjye, ukahita uzinyoreza nyina kwishyura amafaranga mu Manyarwanda. God bless ku ino video rero, ukore ibintu byose ku murongo. Video y'ubutanu uzayicikwe, buri nimugoroba ni the main video. Video nzi postinga 3 ku munsi cyangwa 4 bitewe n'umunsi uko umeze, uko upanze, ariko main video ni saa 12 za nimugoroba. Wawe kaze, ndagushimiye, just ugira ibihe byiza. Hagati mu yuko kujya muri group ya WhatsApp, kandi muri video description harimo link y'uburyo wabikuza ya online 250. Mu mukapo mu like, subscribe kabisa. God bless kandi bro. So